iyo umaze kwinjiramo nk'umuntu wakoze login uhita ugera kuri page twagezeho mbere. Noneho tugiye kureba nk'umukreator ni gute ubasha kumanaginga ibintu bigiye bitandukanye. So ushobora gukanda hano kuri iyi buto ivuga ngo go to my creator space, cyangwa se ukaba waza hano kuri kano kabuto kitwa creator kari hasi ugakandaho, noneho ukajya kuri creator dashboard cyangwa se dashboard umuntu w'umukreator abasha gukoresha. Iyo ugeze kuri dashboard niho ubasha kumenya amafaranga abantu baguhaye, inshuro abantu barebye profile yawe, inshuro wasapotinzwe n'ibindi nk'ibyo. Noneho tugiye kuri ibintu bigiye bitandukanye ushobora kumanaginga. Ndahera ku byoroshye. Hano dufite ahantu handitse ngo partners, bisobanuye ko ari igihe uba ukorana na companies runaka bamamariza, cyangwa se ari companies zawe ushaka ko zizajya zigaragara kuri profile yawe. Ni hano uzadingiramo, gusa kuzadingamo bisaba ko ubikorera kuri computer kuko ntabwo byakunda hano. Ikindi kintu cy'ingenzi ushobora gukorera hano ni gukora verification. Ndumva nshobora kuba narabivuzeho muri video zashize. Ubanza kuverifyinga kugira ngo ubashe kwakira amafaranga kuri konti yawe cyangwa se kuri mobile money. Wohereza indangamuntu yawe cyangwa se permis cyangwa ikindi kintu kikuranga, ugashyiramo igihugu uherereyemo, ugashyiramo banki ukoresha, ugashyiramo n'amazina yawe, ubundi wabyohereza tukakuverifyinga kugira ngo utangire kwakira amafaranga wohererejwe. Hano kuri payout niho ubasha kureba amafaranga ugejejemo. Ni ukuvuga ngo tukohereza amafaranga yawe iyo ageze ku 10,000. Hano urabona ko agezemo 8 ku 10,000. Noneho iyi ngiyi niyo account amafaranga yawe ajyamo iba yaragiyemo cyagiye gukora verification. Iyo umaze gukora verification iyi destination ihitiza hano. Noneho hano hasi murabona kubera ko iyi account igeze kwakira payout, niyo mpamvu muri kubona hano dufite transfer to Momo, bivuze ko amafaranga umuntu yakiriye mu gihe cyashize. So ikindi kintu ushobora kurebaho ni hano muri settings. Ndumva twarabivuzeho editing settings, gushyiraho cover image, gushyiraho profile, guhindura amazina n'ibindi nk'ibyo, gushyiraho ubwoko bw'umukreator uriwe. Noneho akaza gushyiraho izi social links cyangwa se links za social media, akaza gufungura izindi features zigiye zitandukanye twabivuzeho. Noneho no kwakira ama message. Iyo ugiye gukora content rero hano ku ruhande ahangaha hari content ushobora gukora post nshyashya. Urabona ubu ngubu nta content uri kubona, ariko ukanze hano kuri aka kabuto kari hano uhita ubasha kubona post dufite, ukaba wafungura imwe kugira ngo uyimanagingire. Hano ukareba ama comment ifite, ukareba ama like ifite, ukareba inshuro abantu bayirebye, cyangwa se ukaba washyiraho post nshyashya. Byose birashoboka ukabipublishinga. Hano ugahitamo niba iyo post ari iy'abasupporters gusa cyangwa se irarebwa na buri muntu wese. Noneho iyo ushaka gukopiya link yawe kugira ngo uyisharinge abantu, ukanda hano. Nzajya mpora mbibibutsa, ukanda hano kuri aka kantu, link yawe itiba copy, ukawohereza abantu kuri social media bagatangira kugusapotinga.